Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Izina ry'Imana yacu nirikomeze gushyirwa hejuru ibihe byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None ni kuwa kane turi itariki 19 ukwezi ko n'ukwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2026. None turasoma muri Zaburi ya 12 umurongo wo ni uwa 6. Haranditse ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mana iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, unkurikiye umaze igihe hari ibyawe byanyazwe, barakunyaze, barakwambuye, ariko kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, hari umubabaro umaranye igihe, hari agahinda umaranye igihe, hari amarira umaranye igihe, ariko umva Imana iravuze kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Imana y'amahoro yumvise ijwi ryawe nubwo utari ufite kivugira. Imana y'amahoro yumvishe gutaka kwawe nubwo ntawigeze kumva. Imana y'amahoro yumvishe kwinginga kwawe nubwo bose baguteye umugongo, nubwo abantu bakuretse, nubwo abantu bakuvuyeho, nubwo abantu bagusize, ibintu bikagushiraho, ubutunzi bukagushiraho, amafaranga akagenda, ugasigara nta n'urwara rwo kwishima, ndetse wareba imbere ukabona nta nzira, wareba ku ruhande ukabona ntayo, urebye inyuma urabona ibibazo bigukurikiye, imbere yawe ho urareba nta cyizere hatanga. Ariko Imana iravuze ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Imana iravuze ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, zonima, haleluya. Imana iravuze ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha iyi tariki uyu munsi, nonaha iyi tariki uyu munsi, Imana irahagurutse. Imana ihagurutse mu buturo bwayo bwera. Ihagurukijwe n'iki? Ihagurukijwe no kugukuraho akarengane, ihagurukijwe no kugukuraho abagambanyi. Imana ije gutatanya inama zikoraniye kurwanya ubuzima bwawe, zikoraniye kukuvuga nabi, zikoraniye kugusebya, zikoraniye kukuvuga uko uri n'uko utari. Imana irahagurutse. Imana ihagurutse mu buturo bwayo, ije guhagarika abarozi, ije kunaniza abagambanyi, ije kugukuraho uburwayi, ije kugukuraho kunanizwa, ije kugukuraho amadeni. Imana irahagurutse, nonaha irahagurutse, niko Uwiteka avuga. Ntabwo ari njyewe ubivuze, Imana niko ivuze. Umva, Imana ivuganye nawe. Birashoboka ko umaze igihe wihebye, ubona ntawo kugutabara, maze igihe nta muntu muvugana, abo wahamagaye bose barakwihoreye, abo wahamagaye bose baracecetse, abo wahamagaye bose ntibakwitabye. Ariko nonaha Imana iravuze, ahayizo ni mashando wiribirifa, nonaha Imana iravuze. Umva uko Imana ivuze, umva uko ivuze mama, umva uko ivuze papa. Nonaha irahagurutse, ije, haleluya. Ndashyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Akira gushyirwa mu mahoro n'Uwiteka, akira gushyirwa mu mahoro n'Imana isumba byose, akira gushyirwa mu mahoro n'Imana ikiranuka. Imana igushyize mu mahoro. Abantu bagushyize mu nduru, abantu bagushyize mu rusaku, abantu bahora bakuvuga, abantu bahora bakurwanya, abantu bahora baguseka, abahora babona ntaho uzigeza, nawe iyo urebye ubona ntaho uzagera. Ariko Imana iravuze ngo akira amahoro. Imana igushyize mu mahoro, Imana igushyize mu munezero. Uyu munsi ni umunsi w'amahoro mu mutima wawe. Abo bwoba wahoranagamo burarangiye, umutima wahoraga uguhagazemo, ariko Imana igushyize mu mahoro. Akira gushyirwa mu mahoro. Niba urimo unkurikira unyumva, ntutinye kuvuga ngo nakiriye gushyirwa mu mahoro, ntutinye kuvuga ngo nakiriye amahoro y'Uwiteka, ntutinye kubyandika muri komenti,
ntutinye kubikora rwose. Amahoro Uwiteka arayaguhaye. Kandi umuririmbyi yararimbye aravuga ngo amahoro Yesu abantu be ayo ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Imana iguhaye amahoro. Amahoro Imana iguhaye ni amahoro atemba nk'uruzi, ni amahoro y'igihe kinini, ni amahoro y'igihe kirekire, ni amahoro udashobora kwamburwa n'umuntu uwo ari we wese, ntushobora kuyamburwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. ni amahoro y'ibihe byose. Akira amahoro, akira kunezerwa, akira kunezerwa, akira ibyishimo, akira ubuzima, akira impinduka mu buzima bwawe uyu munsi. akira none havuga ngo ndakira amahoro, none havuga ngo ndakira umunezero. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragerejwe mu ruganda rwo mu isi ivugutiwe karindwi. Uwiteka azabarinda, azabakiza b'iki gihe iteka ryose. Amen. Imana y'amahoro ishimwe. Uwiteka azabarinda, Uwiteka azabakiza b'iki gihe iteka ryose. Umva mvugane nawe, Uwiteka azakurinda, reka gutinya ibizakubaho. Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga, Imana y'ubutware n'ubushobozi, nkundira nsengera uyu muntu nkurikiye, ndamusengera ngo imbaraga, imbabazi zawe, urukundo rwawe, gukomera kwawe ibyo nibiboneka ku buzima bwe. Uyu muntu nkurikiye yanyazwe amahoro ye, yanyazwe ibihe bye byo gusenga. Satani yaramwambuye, amuteza umutima umuhagazemo, amuteza kubura amahoro, amuteza kubura ibyiringiro muri we. Ariko none aha ndamusengera, Mana uyu muntu umuha amahoro yo mu mutima, uyu muntu umugarukeho, uyu muntu umuha umunezero, uyu muntu umuha ibyishimo, uyu muntu umubohore, mukureho iminyururu. Hari imigozi abadayimoni bamubohesheje, hari imbaraga za karande zo mu miryango y'iwabo zaboshye ubuzima bwe, ziboshye umutima we, ziboshye ibitekerezo bye. Hari imbaraga z'abadayimoni abarozi bahora bamwoherereza. Izo mbaraga zifunze imigisha, izo mbaraga zaramunanije, zimunaniza gukora akazi, zimunaniza gutera imbere, zimunaniza kugira icyo ageraho, zimunaniza kugira icyo yakira. Ariko aya masaha ndamusengera mu izina rya Yesu. Mana arambura ikiganza cyawe ku buzima bwe Kristo. Mana arambura ikiganza cyawe, umwiyereke kandi umwihishurire. Rambura ikiganza cyawe, umumara umubabaro papa. Uyu mugabo ndamusengeye, uyu mugabo wabuze uko agira, afite ideni riremereye. Mana ndamusengeye, mwishyurire rino deni. Uri Imana yishyura, uri Imana itabara. Uyu mugabo ndamusengeye, Mana reka umufashe, wongere umufashe. Mana garura icyubahiro cye, garura agaciro ke mu muryango we, mu rugo rwe, mu bana be, imbere y'umugore we. Mana muhereze ijambo, kubera ko araribuze, abadayimoni bararimwambuye. Ndasenze ngo umugirire neza Mana. Ndasengera uyu mudamu, amaze igihe kinini arimo ararira, abantu bamufasha w'ijambo, amaze igihe kinini nta rubyaro. Mana ndamusengeye, nufate ku nda ye Mana, ndakwinginze cya kiganza cyawe kimwe kibohora gifate ku nda ye. Uyu mubyeyi muhereze umwana, uyu mubyeyi inda ye yizibure, uyu mubyeyi inda ye yibohore, uyu mubyeyi shyira umwana mu nda ye, muhereze gutwita. Uyu mwaka yakira umwana, uyu mwaka muremera igitangaza, undi mwaka nk'iki gihe azaba akikiye umwana. Mana ndasenga, uyu muntu nkurikiye yaraguye, yasubiye inyuma. Hari imbaraga z'abadayimoni zamutsikamiye zimuvana mu byizerwa, hari imbaraga z'abadayimoni zamutsikamiye zimuvana mu murimo wawe, zimuvana mu rusengero. Yarasengaga, yakoraga umurimo wawe. Uyu muntu yari umuririmbyi, uyu muntu yari umuhanuzi, yari umunyamasengesho, yari umwinginzi, yari umudiyakoni, yari umushumba, ariko yaraguye. Uyu muntu yari umukristo, ariko yamaze kugwa. Isi yaramukandamije, iminsi iramutsikamira, iminsi iramwicarira. Mana ndakwinginze, ongera umugarure Mwami. Mufate umukomeze, fata umutima we, fata ubwenge bwe, fata ibitekerezo bye. Mana uyu muntu ongera umugarure, mugarure mu buntu bwawe, mugarure mu gakiza kawe, mugarure mu rukundo rwawe, mugarure Mana, mugarure, mubohore Mana, mubohoreho iminyururu, mubohoreho imbaraga zose z'umwijima, imigozi imuziritse yose ndayicagagura muri aka kanya. Reka ukuboko kwawe kwiza Mana kuboneke kuri we. Uyu muntu
umubohore, umuremere ibyiringiro bishya, umuremere wongere umuha agakiza, ijambo ryawe ryongere rigwire muri we mwami. Hari umuntu nkurikiye none uyu ntabwo arakizwa, uyu nawe ndamusengeye, reka ijambo ryawe rigira imbaraga mu mutima we, yakira agakiza Mana, yakire guhinduka, kuko ni we Mana igitanga amahoro. Uyu nguyu araranywa inzoga ngo arebe ko yabona amahoro, Mana mukure kuri izi nzoga, mukureho Mana. Uyu nguyu ujya mu bapfumu ngo arebe ko azaronka amahoro, oya, abapfumu nta mahoro batanga, dore Yesu niwe utanga amahoro nyayo. Uyu muntu mwami muhereza agakiza, kandi ijambo ryawe rimufateho ribimuhere inkomezi. Urakoze Yesu, kugize neza ugatabara, cyubahiro n'ikibi cyawe Yesu Kristo, amen. Imana iguha umugisha wowe ugiye gusharinga iri sengesho, risharinga abantu 5, bikore nk'inshingano. Ukimara kumva iri sengesho, risharinga abantu 5, inshuti yawe, muvandimwe wawe, umubyeyi wawe, umuntu ukunda, musharinga rino sengesho, nawe yakira amahoro yo mu mutima. Erega bo Satani abujije amahoro ni benshi, ariko fatanya nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ukibikora umugisha w'Imana ukubeho, ukibikora Imana ikwagurira imbago. Imana y'amahoro ishimwe. Kora subscribe niba utarayikora, nukande ukore subscribe. Ukiyikora Imana iguha umugisha, kandi wakire kurabagirana. Kanda like, ushyireho comment yawe, ni ingenzi, ntugende utabikoze. Imana iguha umugisha, byukurabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen.